duhuze ngwino ngwino hano iwacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. abaduteze amatwi mwiriwe. ku bufatanye na Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge, umushinga Duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa babo ari bo Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico SHIRIMPUMU mugiye kumva muri aka kanya. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga Duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico SHIRIMPUMU. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Inyamitavu, nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 6 cy'ikinamico SHIRIMPUMU, aho Margarita yari yariye Karungu ashaka kwihanangiriza umukobwa w'Igatesi wafunguriye Foromina. Ese mama byaje kurangira gute? Reka mbareke mukurikiye igice cya 7 cy'ikinamico SHIRIMPUMU. Ejo bundi waje iwacu wazanwe no kuduhuza ngo tubumbire hamwe mu bumwe n'ubwiyunge. Aratumbagira umupira wo kubita ku mutwe ngo bita amashuka ngo ntiyamenya aho umupira unyuze. Karibu gate. Fi uraho. Wankundiye se shayi cuki kuri ukumbuzi rwantaye muri yombi. Ariko nawe Fisi urasetsa. Ejo bundi nitwari kumwe koko. Aha, muhire se yankundiye ko mbona yakwihariye. Yanyihariye tese Fi. Rwose yo muri kumwe abayumva nta wundi wakuvugisha pe. Ubwo ntumbeshyeye koko. Umva, ntabwo nabesha ibigaragarira amaso ya bose. Ese ni umupira uri kumva Fi? Yego sha, uzi ko twaganiriye nkibagirwa kukwakira. Ngo akahe gafanda se sha. Oya sha Fi, urakoze. Nta kibazo gate. Reka nkwakire pe. Nukuri Fi, mvuye mu rugo nyweye igikoma. Ahubwo se wazajya wakira umukiriya uwo ari we wese ukabivamo? Ntacyo wazageraho pe. Yewe. Erega wowe ntabwo uri umukiriya usanzwe gate. Ndi umukiriya da, ahubwo mpa ya migati ihariye y'abakobwa nigendera. Ora mikati ncuruza muri botike. Ndavuga imwe y'abakobwa yewe. Uravuga imwe bifashisha muri bya bihe byanyu bidasanzwe se gate? Yego. Ubwo si umbwira ko ariko taxi wari kubiki. Nibyo wari watinye kuvuga. Mpereza ahubwo nigendera. Ese Fi, ko twaguhaye karibu muri club uzagaruka ryari? Ahubwo mbwira we, muracyaterana ku wa 3? Yego niko bimeze. Ni byiza. Nabonye mwarateye intambwe ishimishije kandi mumaze kugera kure mu bikorwa by'iterambere. Ese nkubaze gate, wa mushinga w'inkoko mwarawutangiye? Uri hafi gutangira, turacyegeranya umusanzu. Ahubwo nawe giruze Fi. Ese ubundi ni iki cyari cyagukuye muri club? Nukuri gate, ntabwo ibya club Duhuze nari narabihaye agaciro cyane pe. Cyokoze ibikorwa byanyu byangoze ku mutima cyane. Rwose yabaye urundi rubyiruko rwabareberagaho ibibazo by'igihugu byakemuka. Nukuri nibyo Fi. Erega urubyiruko nitwe mbaraga z'igihugu. Sha Fi, komeza ucuruze nanjye reka ntahe. Sawa urakoze kunzirikana no kuza kunteza imbere gate. Bye. Bye gate. Sawa. Ariko gahu, ibyo urimo ni ibiki? Uzindukiye mu biryo bikonje koko? Nta gukaraba mu maso, nta kwiborosa, none ugiye kurya. Ndavuze ngo shira ibyo biryo hasi muhungu. Njagane gata ndaganirira ndizonze. Reka mama za kwereke sha. Ngewe se ko nijanje waraga nkirira. Ndavuze ngo zana ibyo biryo gahu. Zana vuba. Njagane gata ndaga Ese uru rugo ko mwaruteruye mwabaye? Mama, ni gahungu uri
ubyukira mu biryo bikonje ataranakaraba mu maso. Mama yenda cyamburira kuri. Po cacaka urabona ngo kirabyuka gicigatiye isahani ubundi abantu utazandira mu nzu. Oya se kandi nawe wikabya mama. Gahu genda ukarabe ndaza kubigushyuhirira. Genda ujya gukaraba. Genda ubanze ujya gukaraba. Genda ubanze ujya gukaraba. Genda ubanze ujya gukaraba. Ndakwiyamye. Sohoka. Ese ubundi nkiraho muko. Karame mama. Ninde waguhaye uruhushya rwo gukingurira abahisi n'abagenzi ngo binjire mu rugo rwa Simbikanga? Ninde se nakinguriye kandi mama? Ceceka nta soni. Uretse mama muhira waruje hano harundi. Ceceka nta soni. Nundi munsi ndavuze ngo gasopo gate uzajya ukingura urwawe. Hano ni kwa Simbikanga ntabwo ari kwa Gatesi. Turi kumvikana? Ntago nzongera. Ubu nawe bihindutse. Mwese nabakubita nta soni. Mama nukuri ntago nzongera. Uzongera uzambona. Urafungura urugo uko wiboneye. Ese wamenya yaraje yikoreye iki muri iki gitondo? Mumaze kunsuzugura. Mumaze kumfata uko mwiboneye. Ariko ndaje mbere kuba abasindi. Mama nukuri cisha make ntabwo bizongera. Urabwira ngo acishe make gate. Ninde mungana? Umaze kuba umugore wakuze uruvemo niba wakuze ugiye gushinga urwawe. Abari guzajya urafungura uko wiboneye. Nta soni. Ariko ubundi mama muhira yaraje kwenda iki mama? Ko ari wowe mwaganiye. Aha. Ngo yaraje kureba so ngo ajya kumushyirira ibati ku nzu nk'aho ari we umugabo ubabwera amahoro wenyine ntera. Hey, mana we, agahinda nikica kagira mubi. Uriya mugore nuko asanze naramutse neza. Naho ubundi mba murengeje urugo, ariko nawe sinari kukureka. Kuko niweho nyirabayazana niweho ubizanye byose. Umukinguriye nkande. None se mama, niba ari wafitiye icyizere hari icyo bitwaye koko? Cacaka. Ariko maze nikabura n'ibisubizo kansubiza. Se kuki wigihaye kugira ivuzi. None se ubundi wigeze ubona Simbikanga abumufundi kuva ryari? None se mama, muzi ko igihe yari afunze yize no kubaka? Nyan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 y
birantangaza ubu kwa Foromina niho honyine yubaka ko ntaramubona yubaka ahandi yewe oya mama n'ahandi azahubaka none se ubuze aho yagiye namubwira iki nakomeza yubaka azubaka n'isi perezida nitabiriye ubutumire bwawe urabona ko magereye n'igihe jya ureka burage mani ariko akabari rero ni na keza ni keza ntabwo wamenya ko kubatse wacu bwera amahoro gusa amajyambere aragenda aza mu minsi iri imbere ndi no kumva ko hari umukire ushaka kubaka hoteli nayo iwacu byaba ari byiza pe wenda twabona naho twazajya tugurishiriza amagi ya za nkoko zacu twenda korora nicyo ngukundira gusa abayobozi mwese mureba kure pe muhire nawe niko ye ngaho uvuga ngo uteze yombi karingane uzi ko twaganiriye tukibagirwa gukomanya ibirahure ku buzima bwacu mani menya waryoshye inzoga nawe ahubwo ntabwo nari nzi ko agatama ujya urebaho muhire sha keretse utaravukiye mu rutoki gusa nsomaho gake nkirinda gusinda reka nkubwire gusinda ni ukwiyandagaza biteye n'isoni pe sikubona umuntu w'urubyiruko agenda yandika 8 mu muhanda ni ukuri biba biteye agahinda wahora n'iki n'umuntu ukuze uba ubona bisa nabi rwose umuntu usinda akiri mutoya nkatwe ntacyo yageraho ndakurahiye iyi myaka yacu niyo gukora tukiteza imbere pe ni nk'abanywa amatabi n'ibindi biyobyabwenge nabo nta kintu bageraho uko bimeze pe muhire rero impamvu naguhamagaye nubwo ndi umuyobozi wa karabu duhuze bwose hari igitekerezo nagize uretse ko tutaherukaga no gusangira muteze bombi karingane burya nubwo tubana muri karabu shana kubeshya hari igikomere ntarakira pe ikihe gikomere se karingane urabizi neza ko umuryango wanjye wahemukiye iwanyu rwose nta ruhare nagize rwo kuvukira kwa Rwema kandi na data ibyo yakoze nta ruhare nabigizemo muhi ndakwinginze umbabarire pe ubabarire n'ababyeyi banjye ihangane karingane amateka mabi y'ababyeyi bacu tugomba kuyigiraho kugira ngo ibyabaye bitazasubira ukundi ahubwo ihanagure hatagira usanga urimo kurira urakoze muvandiro ndananiwe reka nturi imigozi nduhuke ese ubundi iyi migozi irateriye ntabireba aho uriya simbika ngo ndorara mbese simbika iyo shoka wahagitse mu giti ihanutse ntiyaguca ibitsi koko ese niba wamaho niko ye reka nanjye nura hano nduhuke da
iki giti cyari kinciye ibitugu rwose kiremeye guta cyo kanyagwa. Ese iki giti gikuye simbika? Yego amahoro kugira ngo mu rugo se hari inkwi dufite. Iki giti ureba gikuye mu ishyamba rya Foromina nagakwiye amaye mvuye kuzana. Ishyamba ryande? Ariko simbikanga ntutinyura hangara. Ubwo gusanzemo wariho ibingana iki koko? Foromina se no mubyeyi da no mubyeyi rwose angana mama Rosalie. Foromina uriya ntacyo namuburana yampaye uburenganzira ngo nijye nkenera agati nge ngende rwose nditemere. Uwo mubano utuma kugabiza ishyamba ry'ushingiye kuki? Byahise uko ari umutima mwiza w'amaho. Nuko ye wabigenje ute kugira ngo ushikirane na Foromina n'imitungo ye wangije simbika? Foromina rega n'umubyeyi kuko nahoze mbikubwira naramusanze musaba imbabazi ibyo nabashije kwishyura ndabyishyura ibyo ntabashije kwishyura arabinsonera. Wa mubyeyi we se yadace ngo nizambugira ngo bimwe nari kurangiza no kubyishyura. Wabitinyutse ute koko? Ubwo se nabize ngo nugera arakumvira ubusa? Oya pe ese nibuka ko nari narahabyaye umwana muri batisimu. Foromina ni umunyembabazi sinabona uko mukubwira ahubwo we naragutinyura intware. Niko ye umuntu wabashije kwishyura biriya bintu wenyine nyakugendera rwema atakiriho ngo agufashe kubyishyura koko? Reka da nabonye ntabyiviramo rwose. Ugira ngo nibyo bashinja rwema yasahuye hari n'icyo byatumariye ku buryo nagira icyo mperaho nishura. Ariko wamahoro utigishije nkana iyi mitungo twarayangije indi turayisahura. Rwema rwose twabaga turi kumwe. Ubu se ko njye nasahuye ihene ndacyayifite. Ese ubundi wa muntu we ugira ngo ari inyungu ari kuva mu byo twasahuye tutavunikiye? Ibyo nibyo binshengura ngashiriramo habura ubwishura. Ese ugira ngo mubuze ubwishyuye amaho ko ari ubushake buke? Erega nta nubwo Foromina akeneye ubwishyuye kurusha umutima wawe. Niko simbika ugiye kuba nk'akaringanire wavuze ngo azasaba imbabazi mu mwanya wa se? Uwo mwana ahubwo n'umugabo afite igitekerezo kizima azantumire pe. Nawe se ubundi w'amahoro erega no kutabyemera nyakwigendera ijambo asize ambwiye rwose ngo nzamuheraho atari. Niko ye buriya kandi reka nkubwire w'amahoro witwaye neza urumva njye nakubwira Foromina agaca inkoni ijambo. Reka amashingo yawe simbikangwa nawe kandi niba bari Karinganire ateye intambwe ishimishije mu kwitegura kuzasaba imbabazi mu mwanya w'ababyeyi be bahemukiye umuryango wo kwa Foromina. Simbikangwa nawe arasaba uw'amahoro kujya amureba neza kugira ngo azamufashe gusaba imbabazi Foromina. Ibyo bizanyura mu zihe nzira? Ntimuzacikwe n'igice cya 8 cy'ikinamico SHIRIMPUMU. Ikinamico SHIRIMPUMU itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'ikinyarwanda. Mushinga